Yes, ni The Quick Times News ni nk'ibisanzwe nk'uko nabijeje kuhababera 5 ngira ngo hanga tugeze muri stade Amahoro aho mubibona ko abaturage bitabiriye ku bwinshi umuhango w'irahira rya Perezida wa Repubulika manda yo kuyobora abanyarwanda indi myaka 5 ngira ngo nk'uko mubibona ni mu myambaro y'ibendera cyangwa se idarapo ry'igihugu abaturage baje bambaye abitabiriye ku bwinshi ngira ngo murabona ko harateguye muri stade Amahoro nkuko mubibona mu baturage bambaye imyenda igaragaza idarapo ry'igihugu icyatsi umuhondo ndetse n'ubururu mu n'abandi banyacyubahiro batandukanye batangiye kuhagera ndetse bigaragara ko buri muturage hano yabukereye ndetse ko yiteze kureba umuhango neza nta kimukoma umutekano ni wose nkuko mubibona ni u Rwanda rwiza ni u Rwanda rwacu nkuko mubibona ni ibyishimo byinshi abaturage bishimiye kongera kureba umuyobozi wabo ayobora indi manda y'imyaka 5 mu byishimo byinshi bigaragaza ko ndetse bamuteye bishimye bamushyigikiye ngira ngo ndakomeza mbabere angaha 5 nyuma ya buri minota 30 ndagenda mbageza ho buri nkuru uko biri kugenda bigenda nta kindi usabwa uretse ukanda aho ngaho handitse subscribe maze tukajya tubana 5 Akabera ariko ntago bakuru b'ibihugu baza mu muhango w'umuyobozi w'akarere w'umuyobozi w'umurenge w'umuyobozi utari ku rwego rwabo ukuvuga ngo baza mu gikorwa cy'ingenzi nk'iki ngiki gikomeye kireba kiri bugerwaho mu ruhare na perezida w'urukiko rw'ikirenga nawe murahiza ariko binagenwa n'itegeko nshinga bivuze ari ikintu gikomeye cyane kubera ko binajyana na diplomasi binajyana n'umubano mwiza w'igihugu n'ibindi bihugu mpuzamahanga muri rusange binajyana n'urwego nyine abo bayobozi bakuru baba bariho kuko baba baje mu muhango wa mugenzi wabo nawe umukuru w'igihugu kandi nabona abakuru b'ibihugu ariko narebye nta nubwo ari n'abakuru b'ibihugu gusa akenshi ari aba vice perezida babo ari abo batumwe ariko baje mu mwitero w'umukuru w'igihugu wabohereje rero ni ikintu kiba gikomeye muri rusange ariko nk'uko navuze ni ikintu giteganywa n'itegeko nshinga muri rusange ry'igihugu ndetse n'ibindi bihugu bibanye n'icyo gihugu muri rusange mu ncamake nibyo nakubwira nibyo waruvuze uti ni igikorwa kiba gikomeye ariko nanone kuko turi kuvuga kuri aba bakuru b'ibihugu wahoze uri abamaze kugera mu Rwanda hari n'abandi nk'uko mugenzi wacu Placide uri ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali amaze kubikomozaho bashobora no kuza ku munsi w'ejo umaze kureba ishusho y'abamaze kugera mu Rwanda uravuga yuko ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda ku bwawe buhagaze bute ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda kugeza ubu ngubu nkurikije uretse n'ubu ngubu tubona uyu munsi 2024 na 2017 bari benshi ariko hera ejo bundi mu bakuru b'ibihugu bitandukanye boherereje umukuru w'igihugu cyacu ubutumwa bwo kumushimira ngira ngo yafashe hafi iminsi 3 arimo gusubiza bashimira nawe kuri X cyangwa se kuri Twitter kandi wareba bari abakuru b'ibihugu batandukanye benshi cyane ndetse baturutse ku migabane itandukanye Afrika, Iburayi, Aziya, Amerika Latina n'ahandi hatandukanye ibyo bikwereka uburyo igihugu kiba cyaragabye amashami na diplomasi mu bubanyi n'amahanga muri rusange uyu munsi urebye imibare nibuka neza u Rwanda ruhagaze hafi ku mibare igera muri za matazi zikaba 50 hagati ya 47 na 78 aho ngaho mu bihugu hafi za 47 urumva ko bikaba kabiri 40 rukagira konsere z'icyubahiro hafi mu bihugu 37 muri rusange ariko izo nazo narebye neza ntabwo ari ikintu cyoroshye kubera ko konsere z'icyubahiro nizo bitazi bazihagarira inyungu z'umwihariko cyangwa se strategic interest muri rusange ariko wanareba ugasanga u Rwanda ruri mu miryango hafi 200 inasaga ibyo bita multilateral organizations ni imiryango mpuzamahanga y'ubukungu ni imiryango mpuzamahanga y'ubufatanye bw'ibihugu ni imiryango mpuzamahanga y'iterambere ritandukanye ibyo byose ni bigaragaza yuko u Rwanda rufite abaruhagarariye cyangwa se representation muri ibyo bihugu bitandukanye iyo habaye umuhango nk'uyu nguyu ukomeye aho umukuru w'igihugu arahira imbere y'abaturage muri manda y'indi myaka yo kugira ngo abateze indi ntambwe irushijeho iyo bari bateye kiba ari ikintu gikomeye cyane rero waruvuze uti kuba tubona abakuru b'ibihugu batandukanye bangana gutya nyine barava muri uwo mubano mwiza ariko si nicyo gusa buriya ushobora no kureba no mu zindi nkingi ushobora kureba inkingi y'imiyoborere myiza good governance ushobora kureba iterambere ry'ubukungu urebye ubu ngubu mu myaka
mike itambutse uretse na muri uyu myaka w'icyorezo cya covid u Rwanda rwakomeje kuzamuka ku muvuduko w'ubukungu buri hagati y'umunani ndetse n'umunani n'igice muri rusange. Wareba nanone ukareba unagiye no mu buryo bw'umutekano u Rwanda ruhagaze neza mu buryo bw'umutekano, ku mutekano w'umupaka, uburyo imipaka irinzwe, ariko nicyo bita safety cyangwa se umutekano w'abaturage muri rusange. Umunyarwanda indani mu gihugu we ameze atabayeho ate, aragenda atarisanzura ati, haba ari mu mutekano w'ibiribwa, haba ari mu mutekano w'iterambere ry'ubukungu muri rusange. Ariko n'ikindi kirushijeho ni no kureba ngo u Rwanda si uwo mutekano rufite ruwugeza rute ku bindi bihugu. Uyu munsi u Rwanda niba nibuka neza hagati y'umwanya wa kabiri n'uwa gatatu mu bihugu byohereza ingabo na polisi kujya kurinda umutekano mu bihugu bidafite umutekano. Uyu munsi umutekano ku isi ni imari ishyushye, ni nk'uko twajyaga tuvuga kera za zahabu n'ibiki byose, kuko isi yugajwe n'umutekano muke. Iyo rero habonetse igihugu nk'iki ngiki kigenda kikarinda umutekano, kandi muri misiyo kuva 2004 u Rwanda rujya muri Darfur kugeza uyu munsi nta misiyo n'imwe u Rwanda wigeze rujya muri affairs cyangwa se yananiwe kugera ku ntego. Ibyo rero nibikwereka yuko u Rwanda mu by'ukuri imiyoborere y'u Rwanda isa nkaho ubwayo yivugira. Kubona rero abantu nk'abangaba benshi bakuru b'ibihugu bitandukanye barimo baza mu Rwanda kandi ku migabane itandukanye, bikwereka yuko nabo bifuza kugira ngo bafatanye n'igihugu mu by'ukuri gishimangira ubwo budatsimburwa mu miyoborere ndetse no mu iterambere muri rusange. Sylvanus, turagana ku musozo wenda ubijyanye no gusesengura ububanyi n'amahanga dushingiye ku bakuru b'ibihugu na za guverinoma bakomeje kugera inaha mu Rwanda, ariko sinzi niba nibeshye, wabonye yuko abenshi bamaze kugera inaha, twamaze kubonamo benshi bo ku mugabane wa Afurika. Turabihuza dute na cya kindi gikunze kugarukaho kunga ubumwe kw'ibihugu bya Afurika? Yego, urebye igihe Perezida Kagame yayoboraga umuryango wa Afurika yunze ubumwe 2018 niho hambere mu mateka y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hagaragaye amavugururwa akomeye cyane. Uribuka yuko ariho hagiyemo ariho hatangiye igitekerezo cy'isoko ry'imari turimo tuvuga ubu ngubu, ariho hagiyemo ibintu byo koroshya urujya n'uruza bakurwaho za viza. Ari nabwo u Rwanda rwatangaje ku nshuro ya mbere ko abanyafurika bagomba kuza mu Rwanda badasabye viza. Uyu munsi bikaba ari abaturage bose b'isi. Icyo ni ikintu kikwereka yuko u Rwanda ari nk'igihugu kiri ku isonga cyangwa se champion kugira ngo ruhuze umugabane wa Afurika. Rero ubona yuko uko imyaka igenda yicuma, ariko bigana no muri ya ntego ya Afurika twifuza 2033 bigaragara ko mu by'ukuri Afurika uhereye no ku bayobozi ba Afurika muri rusange isa nkaho irimo gukanguka kugira ngo mu by'ukuri itere imbere, ariko igenda ari nk'umugabane ufite ijwi rimwe. Muri rusange navuga ko mu ncamake navuga ko aricyo bishatse gusobanura. Nsoza, hari ikindi kintu umuntu yakwibaza, kuba abakuru b'ibihugu na za guverinoma barimo baza mu Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika uzarahira ku munsi w'ejo, hari byinshi bimutegereje mu yindi myaka agiye kuyobora u Rwanda. Twavuga ko nanone biba bisobanuye yuko atazakina nanone n'andi maboko bitari u Rwanda kwibana nk'akarwa. Icyo biba bisobanura politiki na diplomasi ni progressive, ni dynamic, ntabwo ari ikintu watereka ngo urekere aho ngaho. Niba navuze ngo u Rwanda rugeze kuri ambasade zikaba 50, hari igihe rwabaga rufite ambasade 10 cyangwa se 5. Niba tuvuga ngo rugeze kuri konsili hafi 37 mu bihugu 17, ubwo ni ukuvuga ngo hari ukuntu uko umwaka ugenda utera imbere, uko igihugu cyane gitera imbere mu bukungu. Niba uyu munsi uvuga ngo u Rwanda rugeze kuri GDP hafi miliyari nyirango 15 z'amadolari, ni ukuvuga ngo igihugu cyane kirimo gitera imbere. Bivuze ngo iyi manda y'imyaka 5 hari ibindi byinshi bizakorwa byongera ku musingi wamaze kubakwa muri iyi myaka yatambutse. Rero ni ukuvuga ngo ni nk'ikimenyetso mu by'ukuri cyiza kigaragaza yuko iyo abakuru b'ibihugu nk'abanga barimo kuza no kongera gushimangira nyine ya speed cyangwa se wa muvuduko kugira ngo igihugu gitere imbere, ariko bigenda hamwe n'ibihugu bya Afurika muri rusange. Sylvanus Karemera, reka tugushimire ukabona uyoboye ishami ry'amakuru muri RBA.